kimwe n'izindi nzozi zose umuntu ashobora kurota, hari igihe ushobora kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu. Uwo muntu ushobora kuba umuzi mu gace k'iwanyu, musanzwe muvugana cyane, muvugana bisanzwe, cyangwa akaba ari umuntu utazi utanigeze ubonaho na rimwe mu buzima bwawe. Kuba twese tuzi yuko hari imyizerere ya gikristo n'andi madini abuza imibonano mpuzabitsina hagati y'abatarashakanye, ko ari icyaha benshi muri twe twumvise, cyangwa tuzi ko kuba warota ukora imibonano mpuzabitsina ari ikimenyetso cyo gusurwa n'abadayimoni. Niko abantu bamwe bavuga ngo umuntu yatewe n'umwuka w'ubusambanyi. Ibi wenda birashoboka ko nawe waba warigeze kubyumvaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukomeza ubusobanuro bw'inzozi, tugaruka ku kurota usambana. Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira muri hirya no hino ku isi. Niba utarakora subscribe nyuma y'iki kiganiro, ushobora kuza kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro tugutegurira. Ntuze kwibagirwa kwemeza ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya turangije kugutegurira. Ushobora no kugira uruhare muri iki kiganiro utanga ibitekerezo ubinyujije kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando online, cyangwa ukabinyuza mu mwanya wagenewe comment. Ikaze muri iki kiganiro. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Ku bahungu, kurota ukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu bisanzwe. Ibi bishobora guturuka ku gikorwa karemano umubiri w'igitsina gabo ugira cyitwa kwiroteraho. Kwiroteraho ntabwo ari ubwa mbere ubyumvise, ariko niba ari bwo bwa mbere ubyumvise, ni igihe umuhungu ugeze mu gihe cy'ubugimbi aryama, hanyuma yamara gusinzira akarota ari gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma muri izo nzozi bikarangira yisohoreyeho. Nubwo umuntu aba asinziriye, ariko ntabwo umubiri urekeraho gukora. Mu nzozi ushobora kurota ubabaye, nubwo uba usinziye ukumva urababaye, cyangwa warota ibintu bishimishije ukumva urishimye kandi ugisinziriye. Nicyo kimwe, umuhungu ashobora kuba aryamye akarota arimo gukora imibonano, cyangwa umukobwa runaka arimo kumukora ku myanya ndangagitsina cyangwa ahandi hantu, akumva arishimye ku buryo bituma umubiri we urekura amasohoro nk'umuntu uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nyirizina. Kwiroteraho biterwa n'uko iyo umuhungu amaze gusoreka udusabo tw'intanga dutangira gukora intanga, kandi hakabaho n'ikindi gice cy'umubiri gikora andi matembabuzi yagenewe kujya agendwamo n'intangangabo zisohoka hanze y'umubiri. Ayo matembabuzi ni amasohoro. Mu magambo make, amasohoro ni nk'imodoka itwara intangangabo. Ibi byose tumaze kuvuga haraguru, iyo bikorwa bigira naho bigomba kubikwa. Mu gihe rero ubwo bubiko bw'amasohoro bumaze kuzura, haba hakenewe ko buvidurwa bugasigaramo ubusa, kugira ngo amasohoro mashya umubiri ukora buri munsi abona aho ajya. Bisa naho iki gikorwa kiba kiri kuba ku mubiri w'abahungu umuntu yakigereranya na FIFO, first in first out. Ibyinjiye mbere ni nabyo bisohoka mbere. Abizi icungamutungo murabizi. Ni nayo mpamvu habaho igikorwa karemano cy'umubiri wikorera ubwawo, ukavomera ya masohoro yakozwe mbere hanze kugira ngo amashyi abone aho ajya. Kuko ikorwa ry'amasohoro aba ari igikorwa gitangirana n'igihe cy'ubugimbi, kikagumaho kugeza umuntu abaye umugabo, agasaza, akageza no ku rupfu. Niyo mpamvu akenshi abagabo bafite abagore cyangwa abasore basambana batajya biroteraho. Nuko n'ubundi ibigomba gusohoka biba byasohotse mu gikorwa cy'imibonano baba bakoze. Kwiroteraho ntibigira igihe bizira kidahinduka ngo uvuge ngo buri kwezi, cyangwa n'inyuma y'iminsi 15 cyangwa indi minsi runaka, nk'uko abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu bajya mu mihango mu minsi izwi ya buri kwezi. Ibi ntibiterwa na Satani kandi nta cyaha kirimo, kuko icyaha ni ikintu cyose umuntu akora abizi neza, abigambiriye cyangwa atabigambiriye, ariko kikaba kinyuranyije n'amategeko n'ubushake bw'Imana. Reka noneho turebere hamwe ubundi busobanuro
bufitanye isano no kurota inzozi zirimo gukora imibonano usinziriye ariko zidaterwa n'izi mpamvu tumaze kuvuga haraguru. Icya mbere, kurota uca inyuma uwo musanzwe mukundana. Igihe urose uca inyuma uwo musanzwe mukundana biba bisobanuye ko nta cyizere wifitiye, ariko ntibivuze ko wiburiye icyizere mu rukundo rwawe. Kurota gutya bisobanura ko ufite ikibazo kikugoye ku buryo nta cyizere uba wifitiye ko washobora kugikemura wowe ubwawe. Usanga hari umuntu iminsi yose wumva ko ntacyo ashoboye, nta n'icyo yakwigezaho, ahubwo agahora yumva ko buri kintu cyose ashaka gukora akeneye umuntu wo kukimufashamo. Umuntu nk'uyu akenshi akunda kurota aca inyuma uwo bakundana. Niba rero ukunda kubirota, uba ugomba kwigirira icyizere ukumva ko ushoboye, ntuhore ushaka ubufasha buri gihe no muri bya bindi byoroheje wakwikorera ubwawe. Gusa ku rundi ruhande, kurota baciye inyuma uwo musanzwe mukundana bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ushaka ko abagukikije babona ko ushoboye. Icya kabiri, kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utabashije kumenya uwo ari we. Abantu batari bake bakunda kurota izi nzozi, bakarota basambana n'umuntu ariko ntibabashe kumenya isura ye. Mu gihe urose inzozi nk'izi, aba ari ikimenyetso kikwereka ko hari ikintu kikubangamiye mu buzima bwawe ariko ukaba utari kumenya icyo ari cyo. Bishobora nko guturuka kuri stress z'akazi wiriwemo, ukumva unaniwe kandi utameze neza, kandi ukaba nta ndwara wumva ufite. Iyo bimeze bitya, uba ugomba guha umubiri wawe akanya gahagije ko kuruhuka no kwitekerezaho. Icya gatatu, kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'inshuti yawe isanzwe. Ibi nabyo biba ku bantu benshi muri twe. Rimwe na rimwe hari inzozi umuntu ashobora kurota bitewe n'ibyo yanyuzemo cyangwa yiriwemo. Akenshi kuba warota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'inshuti yawe bishobora guturuka mu biganiro muba mugirana, yaba muri mesaje zo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu biganiro mugirana kuri telefone. Ubusanzwe ufite ibitekerezo biganisha kuri iyo ngingo kuri we. Hari n'igihe mushobora kuba mwarakundanyeho mbere ariko ubu mukaba mutagikundana, hanyuma waba usinziriye ubwonko bugasa naho bugarura ibyo mwanyuragamo mu minsi yashize. Gusa birashoboka ko ushobora kurota izi nzozi nanone nta byiyumviro umufiteho. Ibi biba ari ikimenyetso kikwereka ko ugomba kugenda gake mu bucuti mufitanye kugira ngo mutagera kure, kuko abashobora gutuma urukundo rw'ukunda cyangwa uwo mubana ruzamo agatotsi. Ushobora nanone kurota ukora imibonano n'umwe mu bantu uzi ariko usanzwe wanga. Ibi bisobanura ishyari ushobora kuba umufitiye. Akenshi umufitiye ishyari ry'uko ari gutsinda cyangwa se ari gutera imbere kukurusha, ukibaza uko abikora bikakubera amayobera. Icya kane, kurota usambana n'umukoresha wawe. Kurota usambana n'umukoresha wawe ni ikimenyetso cy'ubutware n'ubushobozi uba wifuza kugeraho. Mu gihe urose inzozi nk'izi, ukwiye kwisuzuma, kuko inzozi nk'izi ziba zisobanuye ko mu buzima bwawe hari ibintu bikeneye ko bikoreshaho imbaraga n'igitsure nk'iby'umukoresha akoresha ku bakozi be. Umukoresha nanone aba ari umuntu w'umukire kuri wowe. Kuba warota usambana nawe bishobora no kuba ikimenyetso cy'uko nawe ushaka kuba umukire, ukikorera ukagira nawe abantu ukoresha. Gusa izi nzozi zishobora no guturuka ku bitekerezo ufite byo kuba wazamurwa mu ntera, ukaba wumva ko muryamanye yakuzamura mu ntera, cyangwa bikaguha ubwishingizi bw'uko atakwirukana kandi muryamana. Icya gatanu, kurota usambana n'icyamamare. Kurota usambana n'umuntu w'icyamamare bisobanurwa mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Uburyo bwa mbere, bisobanuye ko icyo cyamamare gikunzwe n'abantu benshi ku buryo wumva kuryamana nacyo byaba ari ishema kuri wowe. Uburyo bwa kabiri, kurota usambana n'icyamamare bisobanura ko icyo cyamamare gifite indirimbo ikunzwe irimo ubutumwa bukenewe muri iyo minsi.
ukwiye gushaka indirimbo yikunzwe cyane ukayumva, kuko ububiko bw'amakuru buri mu bwonko bwacu bugira amayeri menshi atandukanye yo kuduha ubutumwa runaka butugenewe. Icya gatandatu, kurota usambana n'umunyapolitiki. Inzobere mu by'imitekerereze Rowenberg avuga ko kurota usambana n'umuntu w'icyamamare muri politike nk'umukuru w'igihugu bisobanuye ko ukeneye kuyobora ubuzima bwawe n'ibikorwa byawe neza. Aha ashobora kuba ari ibikorwa byawe ku giti cyawe, cyangwa ibikorwa uhuriyeho n'abandi, cyangwa hari itsinda runaka watoreye kuyobora. Ubwonko bwawe buba bushaka kukumenyesha ko ugomba kuriyobora neza. Gusa ushobora no kurota izi nzozi bitewe n'uko icyo cyamamare muri politike gihora gica mu maso no mu matwi yawe inshuro nyinshi, binyuze ahantu hatandukanye nko ku maradiyo cyangwa amateleviziyo. Icya karindwi, kurota usambana n'umuntu wahoze ari umukunzi wawe. Nurota usambana n'umuntu wahoze ari umukunzi wawe, ntuzagire ngo kuba ubirose ni ikimenyetso cy'uko akigukunda cyangwa wowe ukimukunda. Kurota usambana n'uwahoze ari umukunzi wawe ni inzozi zikunze kubaho, kandi kuba umurota bisobanuye ko hashize iminsi utabona urukundo ruhamye, ko hashize iminsi utagaragarizwa amarangamutima, ibambe ndetse no kwifuzwa. Mu by'ukuri ushobora kugira ngo kurota usambana n'umukunzi wawe wa kera cyangwa umukunzi mwatandukanye, by'umwihariko umukunzi wawe wa mbere y'abandi, bisobanuye ko ukimukunda, ariko si byo. Mu magambo make bisobanuye ko ukumbuye kwitabwaho by'umwihariko no kugaragarizwa impuhwe n'ibambe. Icya munani, kurota usambana n'uwo muhuje igitsina. Izi nzozi zo kurota usambana n'uwo muhuje igitsina akenshi zikunze kuba ku bantu b'abatinganyi, nk'uko bisobanurwa na Rowenberg. Avuga ko kurota usambana n'umugore nawe uri umugore, cyangwa umugabo nawe uri umugabo, bidasobanuye ko ushaka gutingana nawe, ahubwo icyo urebaho icyo gihe ni imyitwarire y'uwo muntu. Akenshi biba bisobanuye ko wifuza amahirwe cyangwa ubugwaneza uwo muntu afite wowe udafite. Icya cyenda, kurota musambana muri itsinda ry'abantu batandukanye. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina ariko ukabona uri kwikorana n'abandi bantu benshi ni ibintu bidakunze kubaho. Iyo urose musambana muri itsinda ry'abantu ushobora kumva ari ikintu cy'ubusazi cyangwa bishimishije, ariko si cyo bivuga. Bivuga ko mu buzima bwawe hari ibintu biri kukubera urujijo muri iyo minsi, cyangwa ko hari ibintu byinshi uri gukora ushaka kurangiriza rimwe. Icya cumi, kurota usambanira mu ruhame. Nurota usambanira mu ruhame, ntuzakuka umutima ngo ugiye kuzasambana abantu benshi babimenye, uhinduka akabarore muri rubanda. Ntabwo ariko bimeze. Uruhame mu nzozi bisobanura igice cy'ubuzima bwawe abantu benshi bazi. Iyo urose usambana uri imbere y'abantu benshi, bisobanuye ko ukunda kuganira n'abo bantu bakuze, cyangwa ukaba ukumbuye guhura n'abantu benshi, nko guhurira mu bukwe cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi wigeze kujya, nko kureba umukino muri stade runaka. Iyi ni Ingando Online mwari muteze amatwi. Mushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ingando Online, munagira uruhare muri iki kiganiro mutwandikira ibibazo n'ibitekerezo byanyu mubinyujije mu mwanya wagenewe comment. Tuzabisoma kandi tubasubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.